Shalom, shalom, bakunzi b'ijambo ry'Imana, nongeye kugaruka gusangira namwe ijambo ry'Imana, nizere ko mwese aho muri amahoro, kandi Imana ikibarinze. Nanjye ahangaha aho ndi hano, ni ukuri ndashimira Imana, nanjye Uwiteka aracyandinze, atari ibyo ntabwo nari kuba nicaye ahangaha mbaganira ijambo ry'Imana. Yego, mbere yuko ntangira gusoma ijambo ry'Imana ndisangira namwe, ubu ngiye kubanza gusenga niragize amaboko y'Imana kugira ngo Uwiteka anshoboze mu byo mvuga byose. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'inyonga zawe nkwereka uyu mwanya w'agaciro umpaye, nuragije mu maboko yawe. Ndiho ndakwinginze kugira ngo unyobore, ibyo mvuga ntaba ari jye mbivuga ku bwanjye, ahubwo ndi mikoro yawe, umvugire muri jyewe, abazanyumva bose bazabone jyewe ariko bazumve wowe. Mwami, ndakwinginze kugira ngo kubw'ijambo ryawe ry'ububasha utwigishe, uduhugure, iryo jambo ryawe ritwigishe riduhugure, kugira ngo tubashe kuba mu bushake bwawe, kugira ngo Mwami iryo jambo ryawe ribashe kutwigisha, tuve aho turi tugere mu rundi rwego utwifuzamo. Mwuka wera, ndaguhaye ikaze kugira ngo uze unyobore kuva ntangira kugeza nsoza, ntaba ari jyewe Mwami, ahubwo gushaka kwawe gusohozwe kuri jyewe. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbigusabye Mwami, amen, amen. Yego, turasoma tugeze mu kuva igice cya kabiri. Abakurikiriza inyigisho murabizi, ahangaha niho tugeze. Turasoma kuva igice cya kabiri, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 22. Dusome mu izina ry'Imana. Ivuka rya Musa. Muri icyo gihe, umugabo wo mu muryango wa Levi yarongoye umukobwa wo muri uwo muryango. Baza kubyara umuhungu, nyina abonye ko ari mwiza cyane, amuhisha amezi 3. Asanze atagishoboye guhora amuhisha, afata agatebo gapfundikiye kabohesheje imfunzo, agahomesha kaburimbo kugira ngo amazi atazinjiramo. Aryamishamo wa mwana, nuko agashyira mu ruseke ku nkombe ya Nili. Mushiki w'uwo mwana ajya ahitaruye kugira ngo arebe ko hari ikimubaho. Umukobwa w'umwami wa Misiri amanuka ajya kwiyuhagira mu ruzi, naho abaja be basigara batembera ku nkombe yarwo. Abona ka gatebo mu ruseke, maze atuma umuja we kujya kukazana. Umukobwa w'umwami agapfunduye, asangamo umwana urira. Amugirira impuhwe, aravuga ati, uyu mwana agomba kuba ari uwo mu Baheburayi. Mushiki w'uwo mwana yegera umukobwa w'umwami aramubaza ati, mbese ntawagushakira umuheburayikazi ngo amukonkereze? Umukobwa w'umwami aramusubiza ati, genda umunzanire. Nuko mushiki w'umwana aragenda azana nyina. Mushiki w'umwana aragenda azana nyina.
umukobwa w'umwami abwira uwo muvyeyi ati jyana uyu mwana umunyonkereze nzaguhemba. Uwo muvyeyi ajyana umwana aramwonsa. Umwana amaze gukura, nyina amushyira umukobwa w'umwami. Uwo mukobwa amugira nk'umwana we, maze amwita Musa, kuko yamukuye mu mazi. Ikindi gice c'amagambo Musa ahangaha kiravuga ngo Musa ahungira mu gihugu cya Midiyani. Musa amaze gukura, yagiye gusura bene wabo b'Abaheburayi, abona uko bakoreshwa imirimo y'agahato. Abona umunyamisiri akubita umuheburayi. Arakebaguza, abonye nta wundi muntu uhari, yica uwo munyamisiri amutaba mu musenyi. Bukeye bwaho, Musa asanga Abaheburayi babiri barwana. Abwira uwashotoye undi ati kuki ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza wacu? Mbese urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyamisiri? Musa yumvise ko byamenyekanye agira ubwoba. Umwami wa Misiri nawe abyumvise, ategeka ko bamwica. Musa arahunga ajya gutura mu gihugu cya Midiyani. Agezeyo yicara iruhande rw'iriba. Abakobwa 7 b'umutambyi w'Abamidiyani baza kuri iryo riba kuhira umukumbi wa se. Abandi bashumba barabirukana. Nuko Musa arahaguruka arabatabara. Adahirira umukumbi wabo arawuhira. Abo bakobwa batashye, se Ruweli arababaza ati uyu munsi ko mutebutse byagenze bite? Baramusubiza bati umugabo w'umunyamisiri yadukijije abashumba, aratudahirira, atwuhirira umukumbi. Ruweli abaza abakobwa be ati uwo mugabo ari he? Niki cyatumye mumusiga? Nimujye kumuzana tumufungurire. Musa yemera kuba kwa Ruweli. Hanyuma Ruweli amushyingira umukobwa we Sipora. Babyara umuhungu, Musa amwita Gerushomu, agira ati nahungiye mu mahanga. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Amen. Murumva uko ibintu bimeze. Nimubona kuri ekran hari umwijima, nuko ahangaha ntuye imvura igiye kugwa. Murumva niyo mpamvu hari umwijima muri ekran. Ariko igikuru nuko mwumva ibyo mvuga. Igikuru nuko dusangira ijambo ry'Imana. Rero ubushize twumvise ukuntu Abayisirayeli babyaye, Imana yabahezagiye bakabyara bakororoka. Ibyo twarabyumvise, ariko bagira ibyago. Mu Misiri himikwa umwami wabafashe. Mbese turimo kuganira ku gisekuru cya Aburahamu. Murabizi ko twabivuzeho cyane ko bahungiye muri Misiri nyine kubera inzara, ariko baturayo, ariko bari Abaheburayi. Rero ubuvivi n'ubuvivura bwa Aburahamu
baza gutura mu Misiri nyene, baratura barabyara, Imana ibaha umugisha wo kwororoka, urumva barahezagirwa, ariko bagira ibyago, himika umwami waje ubafata bucakara ubagira abacakara. Kandi byose byatewe n'uko yabagiriye ishyari, ukuntu uwo mwami yabonaga ko barimo kwaguka, bakomezaga baba benshi, aravuga ati bano bantu ntiduhuje ubwoko icya mbere na mbere, kandi haje abanzi bakadutera, bakwifatanya nabo tugatsindwa. Noneho yiha imigambi y'uko atangira kubatoteza, akabatoteza kugira ngo yewe babe bakwicwa n'imiruho y'iyo mirimo, yewe barekere kubyara, mbese biyange bibaviremo n'urupfu. Mbese donc yabicaga bahagaze, kwica umuntu ahagaze. Murumva icyo bisobanuye? Ntiyari abishe ngo baveho, ariko yabacaguye kubica bahagaze, abagira abacakara, abaha imirimo ibananiza nta mbabazi. Murumva muri iki gice tumaze gusoma, mwumvise ukuntu Musa yavutse. Musa yavutse mu gisekuru cya Lewi. Lewi yari umwe mu bahungu ba Yakobo. Murabizi ko Yakobo yagize abahungu 12. Lewi rero yari umwe mu bahungu ba Yakobo, ariho havutse Musa. Musa aravuka, kandi nk'uko byari bimeze nyine, umwami yari yaratanze itegeko ko abana b'abahungu bazajya bavuka, bose bazajya babajugunya muri Nili. Mbese ni inyanja ya Nili, ariho abo bana bose bajugunywaga. Murumva agahinda kari gahari? Ni agahinda katagabanyije. Yari yarabuze uko abica bakivuka, maze aravuga ati okay, reka bavuke, ariko ni hahandi nibavuka bose bazajya bajugunywa muri Nili, nta burenganzira bw'umwana w'umuhungu w'umuheburayo uzavukira mu Misiri. Kuko nyine yatinyaga ko abo bahungu bazakura bakamuzungura, bakamukura ku butegetsi. Mbese murumva ibyo twabiganiraho cyane ubushize. Nuko rero Musa avuka mu gisekuru cya Lewi. Noneho kuko nyine ibyago bibi, Musa yavutse ari umuhungu. Nyina aza kumuhisha, aramuhisha amezi 3 yose. Murumva ntago ari make. Nyina amuhisha amezi 3, ariko abona ko bidashoboka gukomeza uhisha umwana, ni hahandi abaturanyi bari kuzamubona bakamurega, ni hahandi. Noneho agira igitekerezo, ariko icyo gitekerezo navuga ko ari Imana yakimushizemo. Donc aboha akantu k'agaseke, akantu k'agatebo, arakakura neza, aragatunganya neza. Mbese aterekamo Musa w'uruhinja, amutereka nyine muri Nili. Muri Nili abwira mushiki we ati genda ukurikirane kano gatebo, urebe icyo musaza wawe mbega urinde, urebe amaherezo ye, urebe aho kagarukira. Murumva Musa Imana yari imufitiyeho umugambi ukomeye. Musa ntacyo ari kuzaba. Kandi icyo gitekerezo nyina yagize, nubwo byitwa ngo nyine ni igitekerezo Imana yamushizemo, kuko abandi bana bose bavukaga,
hari histoire usoma yo muri Bibiliya ukumva agahinda karakwishe. Mwiyumvisha abana bose bavutse bajugunywe muri Nile. Mwumve ako gahinda abamama babo bari bafite. Nta mukobwa wicwaga cyangwa ajugunywa muri Nile, ariko ari umwana w'umuhungu wavutse yagomba kujugunywa muri Nile. Mwumve ako gahinda kari gahari, ku buryo nyina wa Musa yigiriye inama yo kumuhisha tu. Ntibamenya ko yanatwise, ntibamenya ko nabyaye. Urumva iby'icyo gihe byari agahinda gusa, nta gipimo umuntu yabipimisha uwo mubabaro umubyeyi agira, nta kibaho, icyo gipimo nta kibaho pe, nta kibaho. Ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana. Imana yabahaga imbaraga yo gukomeza kubaho, ikabaha imbaraga yo kubyihanganira. Ndimo kwibaza, nizere ko Imana yabahaga abakobwa, havukaga abakobwa, donc Imana ikaba yarabonye iyo migambi mibi, muri icyo gihe hakavuka abakobwa, aho kugira ngo havuka abana bajugunywa muri Nile. Urumva ibyo byose ni Imana ibizi, ariko umuntu agiye kubitekerezaho cyane ni ibintu birenze. Ni ibintu birenze. Nuko rero Musa uruhinja nyina arushira muri Nile nyine, mushiki we arakurikira ku gatebo. Nyine umukobwa w'umwami, mbese bigwirirana n'uko umukobwa w'umwami yari agiye koga aho hantu, ako gaseke k'umwana kari bugarukire, kari bunyure. Umukobwa w'umwana abwira umujakazi we ati, genda undebere kariya kantu, kariya gaseke karimo iki, kariya gatebo karimo iki. Aramubwira agiye kumuzanira ako gaseke. Agiye abikoze, donc umukobwa w'umwami afunguye ako gatebo abona karimo uruhinja rurimo kurira. Ubwo ruhinja rugirira imbabazi. Mushiki we rero ko yakomeje kugenda kuri ako gatebo, akomeza kukagendaho, abwira nyine, yegera umukobwa w'umwami ati rwose genzi umumama w'umuheburayo yakunkereza uwo mwana. Murumva ako kanya Imana yahise ihuma amaso y'uwo mukobwa w'umwami, imuhuma amaso. Amajambo uwo mwana ako kana k'agakobwa kamubwiye arayemera. Ni ibitangaza by'Imana pe. Maze uwo mukobwa w'umwami abwira ako kana ati, genda rwose, genda unshakire umumama ashobora kunyohereza uru ruhinja. Umwana w'umukobwa ajya kuzana nyina arahaseruka, aravuga ati, wa mudamu we ntakamenye ko ari na nyina. Koko murabona ukuntu Imana yamuhumye amaso. Ubwenge bwose yamukuyemo, ntakadevine. Deja n'umuntu usanzwe, umva, n'umuntu usanzwe, umuntu usanzwe yari kudevina icyo kintu, yari kugifindura, akavuga ati uyu mumama ntabwo yaba ari nyina w'uyu mwana, kuko umukobwa w'umwami yari yafinduye ko urwo ruhinja ari urw'Abaheburayi, kuko abana b'abahungu b'Abaheburayi bajugunywaga mu mazi, bajugunywaga mu ruzi bakivuka. Ibyo rero yarabifinduye vuba cyane, ariko kubona Imana yaramuhumye amaso ntabashe gufindura ko uwo mama afite konsa.
wenda yaratekereje ati ababyeyi babyara ni benshi, wenda uyu mudamu ni umwe mu bajugunye umwana we muri Nili, ariko ntamenye ko urwo ruhinja nyine rwa Musa ari we nyina. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imigambi y'Imana nta muntu n'umwe ashobora kuyiburizamo. Nta muntu n'umwe ashobora kuyiburizamo. Wowe urimo kundeba, kunyumva, niba hari imigambi y'Imana yakugeneye, niba hari ikintu Imana yakugeneye, umenye ko nta muntu n'umwe uzakiburizamo. Abo bose ushobora gutinya, Imana izabafunga amaso, izabahuma amaso, mpaka ugeze ku cyo Imana yakugeneye. Haleluya. Amen, amen. Nuko Musa, donc nyina aramutwara, atwara urwo ruhinja rwe. Wumva ukuntu nyina, donc ibyishimo Imana yahaye nyina w'uruhinja. Wumva ibyishimo yamuhaye. Noneho uruhinja, kuko uwo mwana w'umuhungu Musa yari afite droit yo kugaragara, nyina aramwonsa, anezerwa nawe akajya asohoka. Mwumve ko ari we muhungu wenyine mu bana bavutse yari afite droit yo kugaragara, kuko yari afite priorite y'umukobwa w'umwami, yari afite ikibaruwa cy'uburenganzira ko uwo mwana agomba kubaho. Mwumve ibyo byishimo nyina yagize uko bingana, ntibivugwa. Nyina aramwonsa, nyina akanamusohokana hanze, wumva ko ntabwo yongeye kumuhisha, ntabwo yongeye guhisha urwo ruhinja rwe, kuko rwari rufite uburenganzira bwo kubaho, kuko umukobwa w'umwami yari yabitegetse. Byari ibyishimo gusa pe. Umwana amaze gukura, urumva mu ijambo ry'Imana ntabwo batubwiye ngo umwana yarakuze ageze imyaka ingahe. Ibya byose wenda tuvuge ko umwana akuze, wenda yari ageze igihe cyo gucuka, yari ageze igihe wenda cyo gucuka, cyo katagombera konswa, yaratangiye kurya ibiryo by'abandi bantu barya bakuze. Birashoboka wenda ko yari afite imyaka 2-3. Birashoboka cyane, kuko umukobwa w'umwami yarambwiye ati, wa mudamu we, genda unyonkereze uyu mwana, hanyuma agende nzaguhemba. Murumva? Kuba nyina wa Musa yarakoze umurimo yakagombye gukora, ari inshingano ze, kuba byarongeyeho akagira n'igihembo cyo konsa umwana we, cyo kurera umwana we, akanabihemberwa ibwami. Murumva iyo privilege Imana yahaye nyina wa Musa. Ni ibintu bitabaho pe. Ni ibintu byatsinze, kuko n'abandi badamu bari barajugunye wenda abana babo muri Nili, bararebaga ati, umwana ufite amahirwe wa mama we, ufite amahirwe. Mbese tugiye kwitekerezaho cyane byaba histoire nini. Ariko mwumve privilege ya Musa na nyina, iyo privilege nyine ubundi yanganaga n'imigambi Imana ifitiye Musa. Nuko Musa arakura, donc umwana amaze gukura, nyina amutwara ibwami ku mukobwa w'umwami, donc urumva ko yahise ahabwa n'ibihembo. Umukobwa w'umwami yari yaramwemereye. Mwumve iyo sekirite mama we yari afite. Urumva umwana wo mu bucakara agiye kurebwa ibwami. Mbese ahubwo nyina yamutwaye yirukanka cyane, avuga ati, uyu mwana wanjye cyambere na mbere ntabwo azaba umucakara nkatwe. Agiye kubaho ubuzima bwiza ibwami. Ntiyamutwaye agononwa cyangwa agira gute, yamutwaye ahubwo yirukanka,
ati tugire vuba dutware umwana iwacu ibwami, azakurira neza, ntabwo azabona imiruho n'imibabaro nk'iyo dufite twebwe abaheburayo. Buri mubyeyi wese yari kugenda yiruka. Murumva ubwo bucakara abaheburayi babagamo. Yamujyanye n'ibyishimo byinshi cyane, ahubwo ati umwana wanjye agiye kubaho, ntabwo azigera abaha ubuzima bw'imiruho, agiye kubaho ubuzima bwiza. Kandi koko nuko byagenze. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane ku buzima bwa Musa. Nuko Musa akurira ibwami, akura ari umuhungu ushimishije nyine, afite buri kintu cyose, nta na kimwe umva umwana w'ibwami yabura. Ariko urumva ko yakuze bamubwira amateka ye ko ari umuheburayi. Nuko yatoraguwe byose barabimubwiye, uwo mukobwa w'umwami yarabimubwiye. Ntabwo twabisomye, ariko kubona Musa nk'uko twabisomye akura agafata urugendo akajya gusura bene wabo b'abaheburayi, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Urumva se ko yari uruhinja rw'amezi 3, niba batarabimubwiye se yari kumenya gute ko ari umuheburayi ngo ajye gusura bene wabo b'abaheburayi aho ngaho? Urumva barabimubwiye, ajya kubasura bene wabo nyine agati yewe nubwo ndi mu Misiri, ndegwa n'umwami wa Misiri, ariko genda umuheburayi. Urumva ko yari amaze gukura nyine, ari umwana atekereza, afite ibitekerezo by'umwana mukuru. Urumva tuvuge ko wenda yari afite nk'imyaka 15, 20, ntawamenya, ariko yari amaze gukura ku buryo yari umusore. Murumva aragenda ajya gusura, ari mu rugendo ajya gusura bene w'abaheburayi muri ako gace babagamo nyine. Abona umunyamisiri n'umuheburayi, umunyamisiri arimo gukubita umuheburayi. Umujinya uramwica. Turabona uriya munyamisiri arimo gukubita mwene wacu w'umuheburayi, arangije arihora. Icyo Musa yakoze ni iki? Yaramwishe. Yafashe uyu munyamisiri aramwica, arangije amuhamba munsi y'ubutaka nyine, arahwanganya n'ibyo. We yagize ngo ntago byamenyekanye, ariko urumva ko uwo muheburayi yasovye. Urumva ko ari we yabivuze. Ati mbese yagiye atwaye amakuru, avuga ati hari umuntu waje kuntabara gutya, ariko uwankubise yishwe. Urumva amakuru aragenda, amakuru arihuta. Murumva, ariko abaho nyine nta wamukurikiranye cyangwa iki. Urumva ko ubuse ariko uriya yatabaye ari kujya kumurega, ahubwo yaravuze ati Imana ishimwe yamwishe wenda. Ati ntabwo yari kujya kumurega kuri polisi kandi yaje kumutabara. Wenda tuvuge polisi y'icyo gihe nyine, ubutegetsi. Urumva ikindi gihe kiragera, yongera kujya gusura bene wabo w'abaheburayi. Arangije noneho abona abandi baheburayi 2 noneho barimo kurwana. Bo bari abaheburayi 2 barwana. Urumva ko muri abo baheburayi niba bari bafite imiruho, kubera imiruho y'ubucakara, bari bafite muri bo bari bafite umunabi, bafite imishiha, banarwana bagira gute. Urumva ko ubuzima bubi bari babayemo bwabateraga umutima mubi, ugasanga barimo kurwana, hahora amakimbirane. Noneho abonye abaheburayi 2 barwana, aravuga ati wowe urapfuye iki na mugenzi wawe? Kumbe nakamenye ko
muri abo baheburayi bene wabo amakuru yamenyekanye. Noneho umwe aravuga ngo ngo wakugize ngo umucamanza ngo wakugize ngo umukino ngo ninde wakugize umutware cyangwa umucamanza wacu. Mwumva niko yamubwiye, niko yasubije Musa ngo urashaka kunyica nka kuriya wishe wa munyamisiri. Murumva icyo kintu. Musa arangije kumva icyo kintu, arangije aragenda arabihorera asubira iwabo. Murumva ko donc muri Musa muri we nubwo yishe uriya munyamisiri ego yakoze icyaha ariko yarwaniraga ishyaka ubwoko bwe. Yari afite droit yo kwica umunyamisiri, ni icyaha, ariko muri Musa yakundaga justice, yakundaga ubutabera, yangaga akarengane, akagira n'imbabazi. Murumva izo mpano Imana yari yarahaye Musa muri we, ni impano nziza cyane. Ariko nkuko mwabyumvise, Musa iwabo ibwami nyine baje kumenya amakuru ya wa mu Misiri yishe. Urumva ko abo baheburayi noneho bahise bagiye barwanaga, barimo kurwana ubwa kabiri, bahise bajya kumurega. Aturiya reka tujye kumurega ntakigire umucamanza wacu, tumurege cya cyaha yakoze. Umva byari bibaye imbarutso yo kumurega icyaha yigeze gukora cy'umwicanyi, cyo kwica umunyamisiri. Urumva nubwo yari yarakuriye ibwami n'iki, ariko umwami nta ubutabera n'ubutabera. Avuga ati dutunze umuheburayi, twatunze umuheburayi yaje kutumara, noneho twatunze umuheburayi wa magigiri yaje kwica ubwoko bwacu tutabizi, kwihorera. Urumva umwami yahise amushakisha, bahise bashakisha Musa. Urumva Musa nawe icyo yakoze kugira ngo bamuhane. Urumva Musa nawe icyo yakoze, yahise ahunga mu kandi gace k'Abamediyani, agace kabaga hafi ya Misiri aho iruhande. Urumva ahunga atyo. Murumva bakunzi b'ijambo ry'Imana, nubwo Musa yari afite icyo kintu cyo kurwanisha akabene wabo, yari afite icyo kintu cyo kwanga akarengane, cy'imbabazi. Murumva ko icyaha ni icyaha, icyaha gikurikirana nyiracyo. Uko bimeze kose nicyo cyatumye yomoka agahunga, ko bari bagiye kumufunga. Gituma yomoka. Rero icyaha buri gihe kigira ingaruka. Ingaruka z'icyaha gishobora kumara imyaka 5, gishobora kumara imyaka 10, 20, ariko mu bisanzwe icyaha kigira ingaruka. Niyo mpamvu tugomba gusenga Imana kugira ngo iturinde icyaha, kuko icyaha kigira ingaruka. Agombe kuba wenda yaranicuje ati Imana mbabarira, ko ari wa Misiri namwishe, ariko yicuza yagira guti Imana mubabariye, ariko hari ubutabera bwo kuri isi tubamo nabwo bukora. Nubwo Imana itari ikimubaraho icyo cyaha, ariko ubutabera uragukurikirana kuri iyi si tubamo, nuko bimeze. Bariya bose bari muri prison siko ari abanyabyaha, amategeko abita abanyabyaha, ariko benshi barihannye, Imana ibabara nk'abera, ibabara nk'abere, kuko bihaniye bagasaba imbabazi,
ariko bari mu bihano kubera nyine ubutabera bw'isi. Ariko nk'abantu bahanze nk'abantu batari muri prison bashobora ati bariya n'abanyabyaha bariya bari muri prison n'abanyabyaha, kumbe ntukamenye ko basabye imbabazi kera bihanuye, gusa ari ingaruka z'icyo cyaha barimo kuriha, ariko imbere y'Imana ari abere. Mwumva icyo kintu nacyo ni ukucyitondera nk'abantu bashobora gutekereza gutyo, ukabona ko abantu bari mu buroko ari abanyabyaha. Oya, abihannye barababariwe n'Imana yabo. Murumva Musa yaje guhunga, ahungira mu Bamediyani, arahunga agera ahantu donc hafi y'uruzi tuvuge. Twabisomye, ushaka kongera kumva yongera hasome. Hari abakobwa 7 b'umugabo umwe, umugabo wari umutambyi wa Mediyani. Abakobwa 7 bose bari ab'umugabo umwe, donc bari bazanye amatungo ya se kugira ngo donc kugira ngo bayahe amazi nyine, aya matungo abona amazi. Ariko ntago abakobwa byaboroheraga, buri gihe batahaga batinze kuko hari abandi babarushaga imbaraga, donc abandi baragira babarushaga imbaraga. Wenda abakobwa bagomba gutegereza nk'isaha imwe, amasaha 2 kugira ngo abo bandi barangize. Urumva hari abaza babarushaga igitugu, ariko Musa ari hariya yari yicariye nk'ahantu quelque part, arabitegereza, yitegereza ukarengana, ati oya. Arangije akora justice, donc abo bakobwa arabasova, asova n'amatungo yabo. Aravuga ati mbese arabikora iyo mirimo abo bana b'abakobwa bari gukora, arabikora, avomerera, donc aha amazi ibyo bitungwa byabo vite fait mu kanya gato. Abo bari babashizeho igitugu, abigize uruhande, ati ni bano babanza none, kandi nawe nibo babanje. Murumva hano hanze hari ikintu cy'akarengane. Niyo mpamvu Imana idusaba kugira ngo tuzajye turwana akarengane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho tugiye tukabona abantu barengana, tuzajye tubavugira, tuzajye tubarenganura. Apana kubona umuntu warenganye, apana kubona umuntu urimo guhohoterwa mu buryo cyangwa mu bundi ngo wihitire, cyangwa ngo nanjye nihitire. Oya, niba hari icyo ufite gukora kugira ngo ugirire neza uwo muntu barimo guhohotera, bikore. Kuko niwirenganira ukarengana bigasa nkaho bitakureba, urumva icyo ni ibyaha, ni icyaha. Twakagombye gutekereza ati yewe iyo abandi mu kibanza cy'uriya muntu uhohoterwa, nakwifuza ko aba bahisi bamfasha iki. Urumva icyo kintu umuntu akagitekerezaho. Wakwifuza ko abantu bagutabara. Reka dutabare abahohoterwa, reka dutabare barimo kugirirwa nabi, inzirakarengane. Icyo ni Imana idusaba, idushakaho, nk'uko Musa yabikoze. Ariko simvuga cyagiye ari yishe, oya, ndavuga igikorwa cyiza yagiriye bano bakobwa 7 bavukana. Murumva abagirira neza, abakobwa bari donc bahita bataha ku kanya, ubundi bahamaraga wenda nk'amasaha. Sara arabireba ati ariko noneho byagenze gute ko mutashe kare uyu munsi, habaye iki? Noneho abakobwa baramutekereza ati gutya hari umugabo waturenganuye,
mbese byose arabidukoreye, imirimo yacu imirimo twari gukora niwe yayikoze, niyo mpamvu tuje kare. Sara aravuga ati bishoboka gute uwo muntu ugira ngo mumureke, kuki mutazanye nawe? Papa wabo arabateka ati mugende musubire inyuma mugende kumuzane. Murumva icyo kintu? Barangije rega barikora bajya gushaka Musa aho yari yasigaye aho ngaho nyine. Musa mwibuke ko yari impunzi, yari yahunze bagiye kumufunga, wenda bari no kumuha n'igihano cyo gupfa kuko yari yishe mwene wabo, ntawamenya. Murumva? Musa yagiye yiruka, wenda imyenda yari yambaye yari iyo, nta n'agasaho nta na bagaje, no wumva ko umuntu baburiye ko bagiye kwica cyangwa bagiye gufunga yari kwiruka gute? Yahunze atareba imbere n'inyuma, nta n'ikintu na kimwe yatwaye, ntaki yari aho tu ategereje ubuntu bw'Imana. Nta muntu azi mu Bamidiyani, nta na kimwe, ari aho ntaza icyo ari burya, ntaza aho ari burare, mbese yari umuntu uri aho w'impunzi nyine uzwi n'Imana gusa. Murumva? Ariko ibyabaye kuri Musa, abo bakobwa barangije bamuzana kwa se. Papa wabo aramwishimira, aravuga ati ngwino rwose tubane, urumva ko yamuhaye ahantu aba, arangije amuha umukobwa we, amushyingira umukobwa we. Urumva donc ibintu byose Musa yashakaga yahise abibona kandi nta na effort abikozemo. Mwibaza impamvu ni iyihe? Mwibaza impamvu ni iyihe Musa ayo mahirwe yamukurikiranye ni angana atyo? Yari impunzi, nta ari umukene, mbese ntari nyakujya pe, atishoboye, ariko aya mahirwe yose akamuza inyuma, ntawe yigeze asaba, ntaki, ariko aya mahirwe akamukurikirana. Mwibaze ko impamvu ari iyihe? Abo bantu bifuje ko abana nabo, bamugize uwabo pe. Ni kubera nta kindi, ni kubera urukundo rw'Imana rwari, ego wenda Musa ntacyo yari afite mu buryo bufatika, ntacyo yari afite, yari impunzi, yari umuntu nyine uri aho wo mu gasozi, ntacyo yari afite, ariko yari afite ubutunzi bw'Imana muri we, yari afite ubutunzi bw'Imana muri we, yari afite urukundo, yari afite n'imbabazi. Ibyo bintu rero yari atunze, yari umukire mu mutima, yari umukene mu buryo bugaragarira amaso, ariko yari umukire mu mutima. Yari afite ubutunzi bw'Imana mu mutima, yari afite imbuto z'umwuka wera zitwa urukundo, ingeso nziza, kugira neza. Ariyo mpamvu abo bantu bifuje ko yibanira nabo. Murumva ibintu by'Imana ukuntu bimeze? Rero wowe urimo kunyumva, nagushishikarira gutangira gushaka ubutunzi bw'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimushake ubwami bw'ijuru n'icyo busaba cyose, hanyuma ibindi muzabihabwa nk'inyongera. Icyo kintu Imana yatubwiye ni igiki? Nicyo ngicyo twarebera kuri Musa yari afite ubwami bw'Imana muri we, niyo mpamvu n'ibindi yabihawe nk'inyongera. Yari afite imbabazi, yari afite urukundo, yari afite ingeso nziza, yari afite kugira neza muri we. Izo zose ari zimwe mu mbuto z'umwuka wera. Urumva ko ari ubutunzi bw'Imana yari atunze muri we, aricyo kintu nacyo Imana itubwira ngo dukore.
Imana iradushishikariza kugira ngo dutunge ubwo bukire bwayo muri twebwe, muri roho zacu, kugira ngo n'ibindi byose byo kuri iyi si abantu birirwa bashakisha amanywa na nijoro bizatwizanire nta na effort dukoze, nta n'imbaraga tubishizemo. Mwumva se ko Musa yahawe aho aba, yahawe buri kintu cyose maze ahabwa n'umugore byose ibyo yashaka byose, kandi ari umuntu w'impunzi. Kuki? Ni kubera nyine iryo jambo, donc ubwo butunzi bw'Imana yari atunze muri roho ye, ubwo nibwo bwamurengeye. Muntu urimo kunyumva, niba uri umukire mu bifatika, ukaba uri umukene muri roho yawe, nkumenyesheje ko uri umukene mubi cyane, uri umukene nyakujya. Shakisha ubutunzi buhoraho, shakisha ubukire buhoraho, ubushishikarire, ushishikazwe nabwo. Haranira gutunga imbuto z'umwuka wera mu mutima wawe, haranira gutunga ubwo butunzi bw'Imana, hanyuma ibindi byose byo ku isi bizakuzanira nk'inyongera, utanabishizemo n'imbaraga, utanabishizemo effort. Ariko niba wiratana ubukire, cyangwa nanjye niba niratana ibyo ntunze, iby'Imana yampaye mu buryo bufatika, ariko nkaba ntatunze imbuto z'umwuka muri roho, ndi umukene nyakujya. Kandi nawe niba ari uko bimeze, nawe nkumenyesheje kabisa ko uri umukene nyakujya, uri umukene. Reka dushakishe ubutunzi bw'Imana, ubwo bukire Imana ivuga muri Bibiliya, kuko ubwo bukire Imana ivuga muri Bibiliya, ubwo bukire twakagombye gutunga mu mitima yacu, ariko twirengagiza. Ubwo bukire nibwo bukurura ubukire bwo kuri iyi si. Haleluya, 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 amen, amen. Ubukire bwo muri roho bw'Imana nibwo bukurura ubukire bwo kuri iyi si nka sumaku. Murumva iryo banga? Urumva iyo secret nkubwiye? Wishaka ibyo bintu ngo ubigire priority, ahubwo shaka ubwo bukire bwo muri roho. Ibyo bindi bisigaye wirirwa ushakisha amanywa na nijoro ubira icyuya, ibyo bizaza nka sumaku, bizakwiruka inyuma utanabirondeye, bizakwirukanka inyuma ubure naho ubukwiza. Rero genda afashijwe n'iri jambo, kandi nizere ko nawe wafashijwe, ko uba ugiye kureba ubuzima ukundi. Ntugashake buriya butunzi bushobora kwibwa n'abajura, ubutunzi bwo kuri iyi si budafite signification. N'abapfuye benshi b'abakire barabusize, ntabwo babutwaye. Ahubwo tangira ugire ubwenge, tangira uce ubwenge, ushake ubukire bwo muri roho, kuko ubwo bukire bwo muri roho nibwo bukurura ubukire bwo kuri iyi si nka sumaku. Uhezagirwe, iryo jambo ryo kuri uyu munsi riguhezagire, kandi ndakwifuriza ko rihindura ubuzima bwawe. Uzatangira kugira priorite ibintu by'ukuri, ubutunzi bw'ukuri, kuko donc ubwo butunzi wabonye abantu tugenda dushakisha ubukire, ibintu byo kuri iyi si, kandi ntibigiri, donc nta muntu unyurwa. Wabonye umuntu unyurwa? Ufite amafaranga menshi abashaka menshi, donc ufite inzu imwe abashaka ebyiri, ufite imodoka imwe abashaka ebyiri. Umuntu ntiyigera anyurwa. Ni nk'aya mazi y'ubugingo. Imana yaratwemereye ati nimuze mbihera amazi y'ubugingo. Ayo mazi nimuyanywa ntabwo muzongera kunyoterwa ukundi.
ibaza ayo mazi yo kuri isi dukomeza tunywa ariko tunyoterwa ni igishushanyo cy'ibyo ku isi dukomeza twiruka inyuma ariko ntibiduhaza ntitunyurwa nabyo n'ababigezeho bitwa ngo babigezeho ntibanyurwa nabyo barinda bapfa bagifite inyota muri roho. Yego murumva rero reka dutangire dushakisha ariya mazi ya Yesu amara inyota, hanyuma ibyo bindi abantu bashidukira bizatwiruka inyuma tutanabigizemo n'uruhare pe. Kandi nibyo wamaze kugira ubutunzi bwo mu mutima, ibindi byose bigaragarira amaso ntabwo biba bigifite agaciro. Mwumve secret y'iby'Imana uko bimeze. Ibintu bigaragarira amaso ntabwo biba bigifite agaciro iyo wamaze kunywa kuri ariya mazi y'ubugingo, iyo wamaze guhazwa nayo, ziriya mbuto zose z'umwuka zituye muri roho yawe uzigendana, ubwo bukire ubugendana. Ibyo kuri isi usigara ubibona nka minenerwe, usigara ubona ko nta kamaro bifite, nibiza bikaza ariko utanabishakishije, ariko ukabona ko atari igitangaza tout de même, ukabona ari ibintu bisanzwe. Murumva muhezagirwe n'iryo jambo rye rirampezagiye. Uwiteka akomeze, umwuka wera akomeza aribigisheho, ubuzima bwanyu buhinduke, ntimuzongere kuba mbese ayo mazi dusabe ducakire ayo mazi y'ubugingo ku buryo tutazongera kunyoterwa ukundi. Nyagasani akomeze abarinde mwese aho muri, tuzongera dusubire. Uwiteka nashoboza. Shalom shalom.